Dore ibintu 11 cyangwa se imico 11 igira uruhare mu kwangiza impyiko zawe nyamara wowe utabizi. Ibi ngibi tubikora ahanini tutabizi ko turimo kwangiza impyiko zacu, ariko muri iki kiganiro tugiye gusobanura ibintu 11 cyangwa se imico 11 yangiza impyiko zacu nyamara twebwe tutabizi. Ni mu gihe kandi ibi byose tubikora cyangwa se twitwara muri ubwo buryo tubizi neza ko impyiko zifite umumaro ugiye utandukanye, harimo kuyungurura amaraso cyangwa se gusohora imyanda iva mu maraso igasohoka n'inkari, ndetse kandi no kuringaniza imyunyungugu igiye itandukanye ifite umumaro ugiye utandukanye, ndetse kandi impyiko bikanagaragara ko zifasha mu bijyanye no kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Kandi nanone impyiko siyansi igaragaza ko ikora nk'imvubura cyangwa se ifite imvubura isohora imisemburo igiye itandukanye ifite n'umumaro ugiye utandukanye, ndetse kandi impyiko zikagira uruhare mu kurinda kuba hasohoka isukari iva mu maraso igasohoka hanze. Iyi mimaro igiye itandukanye impyiko zifite bigaragara yuko nyine kurinda impyiko zacu ari inshingano zacu. Rero ni ngombwa ko twirinda cyangwa se twirinda kugira imico 11 tugiye kuvuga, cyangwa se ndetse n'ibyo turya cyangwa tunywa byangiza impyiko zacu nk'uko tugiye kubivuga ari 11 muri iki kiganiro. Iki kiganiro mwagiteguriwe nanjye Manzo Olivier, ninjye mugiye kubona muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe ukande subscribe ukande n'inzogera, dore twabonye ko abantu mudukurikira muri abantu basobanutse. Niba nawe uri umwe muri abantu basobanutse bakurikira ibiganiro byiza nk'ibi by'ubuzima, ukande subscribe ujoininge cyangwa se winjire mu muryango w'abantu basobanutse bakurikira ibiganiro by'ubuzima. Rero ku mwanya wa mbere, burya umuco mubi cyane wangiza impyiko zacu nyamara tubikora twumva ntacyo bitwaye, ni ugutanywa amazi menshi ahagije, bityo umubiri wacu ugahura n'umwuma. Aho usanga abantu benshi nyine dufite umuco wo kutanywa amazi ahagije, ahanini nyine wumva kuzanywa amazi ariko ufite inyota, cyangwa se ukabona n'umunsi urangiye gusa umuntu adafashe agakombe cyangwa ikirahure ngo asome ku mazi. Ibi rero bakagaragaza ko byangiza impyiko ku rwego rwo hejuru, iki kintu kijyanye n'umwuma. Ku mwanya wa kabiri harimo gufata ibiryo birimo umunyu mwinshi, cyangwa se no gufata ibiryo birimo ibirungo byinshi, dore ko biba bifite ikinyabutabire kizwi ku izina rya sodium, kigira uruhare nyine iyo cyabaye cyinshi mu bijyanye no kwangiza impyiko. Ubwo rero gufata umunyu mwinshi cyane nawo n'undi muco utari mwiza dukora nyamara wangiza impyiko zacu. Ku mwanya wa gatatu ni uko hari imiti ikunze gukoreshwa cyane twivura uburibwe izwi ku izina rya non-steroidal anti-inflammatory drugs, aho twavuga nk'umuti ukunze gukoreshwa uzwi ku izina rya ibuprofen. Uyu muti abantu benshi tuwukoresha twivura uburibwe, dore ko abakobwa bo bakunda kuwukoresha bari mu gihe cyabo cy'ukwezi, bamwe na bamwe bakunda kubabara. Rero uyu muti igihe uwukoresha ukaba uzi kuwukoresha inshuro nyinshi, nyabuna dore impyiko zawe ziba ziri mu byago. Ku mwanya wa kane hari gufata ibinyobwa birimo amasukari menshi, cyangwa se n'ibiribwa biba birimo amasukari menshi nk'imigati ndetse n'ibindi. Ariko ibinyobwa cyane cyane aho tunywa ibinyobwa biba birimo amasukari, murabizi ibinyobwa nyine biba birimo amasukari, murabibona ni byinshi cyane. Rero mu gihe uzi ko nubwo waba utanywa alcohol ariko ufata ibinyobwa bikize ku isukari byinshi cyane, burya ngo uba uri kwangiza impyiko zawe nyamara kandi utabizi. Ku mwanya wa gatanu hari ikintu cyo kunywa itabi, cyangwa se kwegerana cyangwa se kubana n'umuntu unywa itabi. Itabi burya ryangiza impyiko ku rwego rwo hejuru. Nyabuna nimba unywa itabi uramenye, dore uri kwica impyiko zawe. Ariko kandi niba nawe utanywa itabi ukajya ujya ahantu hafi y'abantu bari kunywa itabi, cyangwa se ubana n'abantu banywa itabi, nyabuna dore uri kwica impyiko zawe. Ku mwanya wa gatandatu hari ugufata inzoga, noneho bikaba bibi cyane, inzoga nyinshi cyane. Abashakashatsi cyangwa se ibijyanye na siyansi bigaragaza ko burya alcohol yangiza, cyangwa se ari kimwe mu bintu byangiza impyiko ku rwego rwo hejuru. Nyabuna niba unywa rwose inzoga noneho byongera akaba ari nyinshi cyane, umenya ko impyiko zawe utari kuzikorera ikintu cyiza. Ku mwanya wa karindwi hari ukuba ufite umuvuduko ukabije, cyangwa se diyabete, nyamara ntubyivuze neza cyangwa se ngo ufate imiti neza, dore ko siyansi igaragaza ko umuvuduko ukabije cyangwa se na diyabete bishobora kugira uruhare mu kwangiza impyiko zawe. Rero niba ufite iki kibazo, fata imiti neza, wivuze neza, wipimishe kenshi bamenye ko umuvuduko wawe uhagaze, uvugwe neza, dore siyansi igaragaza ko burya umuvuduko na diyabete bishobora kwangiza impyiko zawe. Ku mwanya wa 8 dore ikintu dukora abantu benshi tutakizi nacyo, dore ko
ku mwanya wa 8 bagaragaza ko gufata imiti buriya y'ibyatsi myinshi cyane cyangwa se ibyo twita imiti ya kinyarwanda mu Rwanda nabyo burya ngo bishobora kugira uruhare mu kwangiza impyiko, nyamara ubifata atabizi azi ko ari kwivura ikintu runaka. Siyansi igaragaza ko rwose imiti y'ibyatsi cyangwa se imiti twita iya kinyarwanda ifatwa ku buryo butageze cyangwa se hatazwi doze, ndetse harimo n'ibindi bintu biyigize bitari na ngombwa, bagaragaza ko bishobora kwangiza impyiko burya ngo ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 9 ngo burya ngo kwa kundi ushaka kwihagarika ariko nturi tujya kwihagarika icyo twita nyine gufungirana inkari, nyamara wumva ushaka kwihagarika ngo burya uri kwica impyiko zawe nyamara wowe utabizi. Ku mwanya wa 10 burya ngo kutaryama neza cyangwa se kutaryama amasaha ahagije, ni ukuvuga amasaha ahagije, ni ukuvuga hagati ya 7 n'9, ngo burya ngo impyiko zawe ziba ziri kuhatesekerera cyangwa se ziba zirimo kwangirika, nyamara wowe utabizi wumva ari bisanzwe, cyangwa se uvuga ngo nta mpamvu yo kuryama mfite akazi. Nyabona nubwo twakora reka twite ku mubiri yacu turyame amasaha ahagije. Dore ku mwanya wa 11 ngo burya nubwo proteine ari nziza cyane, ngo ariko gufata proteine nyinshi cyane nazo zitari mu rugero ngo si byiza. Ni ukuvuga ngo niba bakubwiye ngo iryi rimwe cyangwa 2 mu cyumweru arahagije, ujye ushaka kurya 10 mu cyumweru. Rero ngo gufata ama proteine menshi cyangwa se ukumva yuko warya nk'inkoko yose ukayimara wenyine, uyu munsi ukongera n'ejo bundi ukongera ngo nuko ufite amafaranga. Uvuga ngo kurya ama proteine menshi, siyansi igaragaza ko rwose atari byiza habe namba ku mpyiko, dore ko ngo bishobora kwangiza impyiko mu buryo bugiye butandukanye. Rero nibi bintu 11 n'abateguye ngo byangiza impyiko zacu rwose tutabizi, tubikora twumva ari nk'ibintu bisanzwe ntacyo bitwaye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko burya ngo umunsi ku munsi impyiko zacu tuba turi kuzikorera ibintu bibi cyane tuzangiza. Rero ibi bintu 11 niba hari ikintu wifuza ko nazagusobanurira neza nkakubwira uburyo cyangizamo impyiko, ukaba ugize amatsiko kuri icyo kintu, ubyandika muri comment cyangwa se usubize ikibazo ndi bushyire hasi munsi y'iyi video, urabukibona ugisubize cyangwa se ugaragaze nyine ikintu ushaka ko twazavugaho muri ibyo bintu 11 tumaze kuvuga, tukubwire ngo ni gute byangiza impyiko zawe, byangiza impyiko ku buryo bungana iki cyangwa se ku kigero kingana iki, ese wakora iki kugira ngo ubihindure. Wajya muri comment ukacyandikamo icyo kintu muri ibintu 11 tuvuze, tukagusobanurira ukuntu cyangiza impyiko, cyangwa se ukanasubiza ibyo bibazo, icyo kibazo kiri hasi munsi y'iyi video. Niba rero ukunze ibintu dukora, ntibibagirwe gukanda subscribe, ukande n'inzogera kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abantu bakurikiye ibiganiro nk'ibi ngibi bivuga ku buzima, dore ko hacaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Niba hari ikiganiro wifuza ko twaza gukorana nabwo, wagishyira muri comment. Niba ukunze iyi video ukabona irimo isomo, wibuke gukanda like ndetse kandi nyine no gutanga igitekerezo. Ese koko ibi bintu wewe wari ubizi? Ngira ikintu ubonye muri ibi bintu cyari gishyashya utaruzi. Rero mwari kumwe nanjye Manzi Olivier, tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane cyane, murakoze cyane.